ukunda uramwihanganira biravuga ngo iyo tubasezeranya tuba tuvuga ngo uzamwihanganira nzabyihanganira mu burwayi yarwara. Turabasuje mwese abadukurikiye n'ubundi ni Muhoza Divine ugarutse. Nababwiye ko nzakomeza kubazanira abatumirwa bagenda batandukanye. Noneho uyu munsi ibintu birakomeye. Nabazaniye umukozi w'Imana, umushumba w'itorero, araza kubibwira. Mukomeze kudukurikirana nimukureho urushinge. Imana ibane namwe. Ni karibu, turatangira tumwakira. Pastor ni karibu. Yego Nakoze cyane. Amazina nitwa Kiruhura Yike, abandi umushumba w'itorero Blessing Church, abandi muri Gasibo. Nakoze cyane. Mane gumugisha. N'ubundi twakomeje kubabwira ko tukomeje kuganira ku bintu bijyanye n'ingo ziri gusenyuka. Ese niki gituma ingo zigenda zisenyuka buri munsi? Ni yihe mpamvu ibitera? Pastor uraza kudusobanurira neza niki ni yihe mpamvu ituma ingo zisenyuka muri iyi minsi? Urakoze cyane. Icyo ni ikiganiro ntekereza ko ari kirekire, ariko turavugamo bikeya mu bituma ingo zana zisenyuka. Twavuga yuko ni ibintu birenga 20, ariko turavugamo nk'abingahe gusa bike. Ikintu cya mbere gisenya ingo za none ni ukutagwiza ijambo ry'Imana. Uko mbona ari cyo kintu gikomeye. Paulo yabwiye Timotheo, aramubwira ngo, yabwiye Abakolosayi ibice 3:1, arababwira ngo ijambo rya Kristo ngo ribe muri mwe rigwiriye kandi ngo rigwishe n'ubwenge. Ukuvuga ngo kugwiza ijambo ry'Imana ni ukurwanya ubujiji. None se Pastor, abantu baba basenya ingo byumvikane ko nta bwenge baba bafite? Ni ukuvuga ngo biravuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Nandi magambo, kubana kw'abantu ugasanga umugabo n'umugore barabanye ntibivuga yuko baba barabanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Kuko akenshi abantu bafite abagore babandi, n'abagabo n'abagore bafite abagabo babandi. Iyo nayo nindi mpamvu ituma ingo zano zisenyuka. None se iyo umugabo afashe undi mudamu ku ruhande n'umudamu agafata umugabo ku ruhande kandi byumvikane ko bose baba bafite ubwenge, none gute wambwira ngo nta bwenge bafite kandi barafashe umwanzuro wo kubana ari babiri? Buriya navuga yuko nari mbivuze, kuko ubona abantu benshi basezerana mu nsengero bakaririmbirwa, ntabwo baririmbirwa kubera yuko ari abakobwa babari n'abahungu bimanzi bagiye kubana. Iyo ni impamvu kubana kwabo bishobora kuba hari ahandi hantu babanye n'abandi. Ni ukuvuga ngo kuba barabanye n'abandi rero bakaza kubana wa munsi mubona abantu babaririmbira ntibisobanuye kuko ari isezerano. Iyo nayo ni indi mpamvu ituma abantu babana gusenya bikoroha. Byumvikane ko gusezerana mu rusengero ari ikibazo se cyangwa ni byiza? Ni ukuvuga ngo niko nari nkubwiye kare, araho nabivuze, ndavuga ngo abakobwa ba kera bamusabaga umwaka wose. Umwaka wari umwaka wo kumugenzura, kandi iyo bamusabaga bagatanga iriya bayita ngo ni inkwano yo gufata imfatarembo. Uwo munsi umukobwa yaritwikira nk'uko bitwikiriye. Bisobanurwa ngo hari umuntu wamufasha. Noneho umunsi wa mariage w'ubukwe, umwaka urangiye neza, umukobwa yatahanaga agatambaro k'umweru, akakaryamaho. Umunsi wa mbere kagaragaza ikimenyetso cy'amaraso, bakamenya neza ko umukobwa ari isugi. Uwo washatse yarasezeranye mu rusengero, wategereje umwaka ukarangira akundana n'uwo bazabana. Bakundanaga n'uwo bazabana ariko badakururana mu muhanda nk'abiki gihe. Usanga abakigiye babana baziranye, bararyamanye, barahararukanye. Iyo nindi mpamvu isenya ingo za none. Ni ukuvuga ngo abakobwa ba kera byari ikizira guhura n'abasore bazabana nabo. No mu muhanda ntiwababonaga. Uko yabaga ari umwari, ijambo umwari ni umuntu wabagutinyitse, udashobora kugenda mu muhanda kururana n'uwo musabye, cyangwa ngo azaryamane n'umusaba bataraje imbere y'amategeko ngo wasezerane imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo rero iyo mu mategeko ya kera y'Abisiraheli, iyo basangaga uwo mukobwa yarabaye umugore,
bamuteraga amabuye agapfa. ni ukuvuga ngo ubwo buremere rero ntabwo banone bakibuha uburemere n'indi mpamvu ituma ingo za none zisenyuka. Abo nibo babandi bavugaga ko babajugunya ku kirwa, babajugunya ku kirwa bakamutera amabuye kuko ngo yakoreye ikizira mu rugo rwase. Abakobwa b'uyu munsi rero mukomeze kwihangana, namwe mugerageze kurinda ubusugi bwanyu, bizabafasha kubaka ingo nziza kandi z'umugisha. Pasiteri arakomeza bitubwireho neza impamvu ingo z'iyi minsi zigenda zisenyuka. Ese ni impamvu zihe zatuma urugo rw'abantu bakundanye babanye bagatandukana kandi badafite izindi mpamvu zikomeye ziruta izabahuje? Pastor, uraza kutubwira ese bariya bamama baba batandukanye bagasiga abana, ese buriya iyo bagiye bakomeza kugira amahoro mu mutima wabo, cyangwa se ni bwa bwenge bukeya n'ubundi twakomeje kuvugaho Bibiliya yavuze? Murakoze cyane. Ndatekereza ko ubwenge bw'ubumana n'ubwenge busanzwe ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari aho usanga umuntu yasize ataye abana ni ukwihesha amahoro. Buriya yihesha amahoro ariko si amahoro nyayo, kuko muri ya bintu 20 bisenya ingo za none harimo n'irari. Umuntu akararikira amafaranga, icyo kikamusenyera urugo, ariko ni urugo rw'abapfapfa. Kuko urugo rw'umunyabwenge ntirusenywa n'ubusa, ntirusenywa n'amafaranga. Ni ukuvuga ngo ihame ry'urugo rwiza ntabwo urugo rwiza rwubakwa n'amafaranga, rwubakwa n'ihame ry'ijambo ry'Imana. Noneho rero iyo umuntu atagwije ijambo ry'Imana, urugo rw'umupfapfa kurusenya rusenywa n'inyoni ya rusenya, n'umuyaga urarusenya. Ubusa iyo bavuganye kabiri urugo rurarusenya. Twavuze ngo buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo ingo ni ebyiri. Ijambo ry'Imana ribona ingo ebyiri, ubwubatse ku musenyi n'ubwubatse ku rutare. Kubaka ku rutare ni ukubaka ari inkingi zubaka urugo, hari amasezerano yubaka urugo. Bibiliya iravuga ngo nibamara kubana ngo ntibaba bakibaye babiri, ngo bazaba umuntu umwe. Ni ukuvuga ngo rimwe guteranya rimwe ni kabiri, ariko mu mahame y'ijambo ry'Imana rimwe guteranya rimwe hagati y'umugabo n'umugore ni rimwe. Rero impamvu zisenya ziriya ngo ni uko babana ariko bagakomeza kuba babiri, bagakomeza kuba babiri. Imyumvire y'abantu babiri, rero umwe yarira undi agaseka, undi yaseka wakarira. Ni ukuvuga ngo rero bari abantu iyo bamaze gutandukanya yihesha amahoro ariko ntabwo bayafite, kuko bazi kuko hari amasezerano yasenye yahujije ababyeyi ndetse n'Imana, yarangiza akayasenya akajya kwihesha n'andi mahoro yihesha, ariko si amahoro, ntabwo ari amahoro. None Pastor, bari abana baba basigaye, ese iyo bagiye ku ruhande rumwe, tuvugenda nk'umugabo yagize ubwenge aba ari usigarana abana, cyangwa se umudamu yakomeje kuguma muri rya sezerano? Hari abadamu benshi bafite ingo kandi abagabo babo barabasize bakagenda. Ese uriya mu mama ubu usigaranye abana, ese asigara afite amahoro atekanye, cyangwa se abavuga ati banjyaniye urubavu rwanjye? Kuko niko birivuga. Rero icyo ni ikintu kimwe gikurura navuga ngo ndetse ubwishanyi. Rero reka mvuge ngo gutandukana k'umugabo n'umugore gufite ibibazo ku mpande nk'ebyiri ziremereye. Ijambo rya mbere bigonganisha imiryango. Hagati y'umuryango w'umukobwa n'umuryango w'umuhungu haba habaye intambara, inzangano, ndetse yewe haviramo no kwicana. Rero bariya abana nabo, bariya abana basizwe na nyina akagenda akava mu rugo, nabo ubwabo ntabwo bakura nk'abandi bana, kuko imyumvire yabo ihita ibamwe akabazo. Abana irahinduka, n'imyigire yabo irapfa, no mu rugo niyo unabitegereje usanga bafite ikibazo. Rero wanabasuzumamo n'indwara kubera yuko umubyeyi wabo yabavuyemo. Rero izo ni izindi ngaruka zikomeye ku bana. Ingaruka ziri ku bana kubera yuko umubyeyi yabavuyemo, ubundi kandi imiryango ifitanye ibibazo. Ni ukuvuga ngo bagonganisha imiryango yombi. None Pastor, urakoze cyane aho ngaho. None buriya nk'uriya mu mama ufite umugabo babana ariko akaba amutesha umutwe buri munsi, akamukubita, wenda yava nko guhingira 500 aje gushakira iby'abana bari burye, umugabo akaza amukubita, buriya nta hohoterwa ririmo? Biriya byo ni kwa kundi abo bantu bakomeje kuba babiri. Nta muntu ukubita umubiri we. Ubu wakubwira we Divine ngo ufate icyuma wijombe ntibyashoboka.
kubera kuko ni ngewe ugiye kwijomba. Impamvu uriya mugabo akubita uriya mugore yaramuzanye ariko bakomeza kuba babiri. Yego. Ntabwo yigeze amwiyumvamo. Yamuzanye nk'umupagasi we, nk'umushakamo ikintu kimwe runaka, izindi nyungu no koroherwa k'umubiri we, ariko ntabwo yigeze amenya kuko ari umufasha. Ntiyigeze yumva yuko ari urugingo rwe, ntiyigeze yumva yuko ari akara ko mu maraye. Niyo mpamvu amukubita. None pastor iyo aje akamukubita hashira akanya akamubwira ngo ndagukunda, ese koko buriya abamukunda? Ntabwo abamukunda ni ukubeshya. Ni ukubeshya. Ariya ni inzira nabizita ko ari inzira n'amayeri ya Satani yo kugira ngo atamuvaho, akomeze mubone harya, ariko ntabwo ari kumukunda. Kuko ukunda uramwihanganira. Biravuga ngo iyo tubasezeranya tuba tuvuga ngo uzamwihanganira, nzabyihanganira mu burwayi yarwara, ega mu bintu bituma ikwereka yuko ngenzi nzi umutanzania w'inshuti yanjye wari umaze imyaka 36 atarabyaye. Umukirisitu ni inshuti yanjye mba ku mbuga z'abatanzania nyinshi. Noneho ejo bundi yabyaye abyara abana 5 munsi umwe. Nyuma y'imyaka 36 umugabo amubwira ngo nakupenda, ndagukunda muri situation kutabyara, kubera yuko nico nasezeranye, navugiye imbere y'Imana n'imbere y'itorero kuko nzakwihanganira. Mu yandi magambo, impamvu abantu batihanganirana ntabwo bazi ijambo ry'Imana. Icyo niyo ngaruka dufite. Abagabo rero namwe murukumva ahantu biri gupfira, mugerageze gukunda abadamu banyu, bizabafasha kubaka ingo nziza, kuko umudamu aramutse asenze yagera mu rugo agasangaho ntiwasenze wasinze, cyangwa se hari ibindi bibi wamukoreye, bigaragare ko pasiteri atubwiye ko ubu uri kwibabaza ubwawe, ubu uri gukubita urubavu rwawe rumwe. Mugerageze rero gukunda abadamu banyu, bizabafasha kubaka umuryango mwiza w'umugisha, kandi Imana izabana namwe. None pasiteri, none hahariya uriya mugabo usa nkaho nyine mu bigaragara nta aza afite izindi gahunda mu rugo rwe, nta rukundo, twasanze nta rukundo afite. None uriya mugabo wamugiriye ihe nama kugira ngo urugo rwabo rukomeze kubakwa? Muhe inama kugira ngo abashe kwikosora. Murakoze cyane. Ndatekereza ko byantwara umwanya muremure kugira ngo nganire n'abagabo, kubera yuko Bibiliya ivuga ngo bagabo, ni ijambo ry'Imana rivuga hariya mu Efeso, haravuga ngo bagabo ngo mukunde abagore banyu nk'uko mwikunda. Yarushije ijambo ry'Imana ribegereranya nk'uko Kristo yakunze itorero. Ni nako abagabo bagomba gukunda abagore babo. Ikijya kikwereka kuko umugabo adakunda umugore we ni ukumukubita. Nibyo baramubwiye ni ukumubeshya, ntiyigeze amukunda n'umunsi n'umwe. Ariko ukunda ntiwamukubita, ntibishoboka. Ikibazo cyabaye mu bagabo, urukundo barugabanyijemo kenshi. Afata agace kamwe kagakundisha umugore wa mugenzi we, akandi akagakundisha uriya mukobwa, akandi imuvuga ngo urukundo yamukundaga yarushwanyagujemo kenshi. Abagabo urukundo rwababanye rwinshi, bararushwanyaguza. Bagerageze barugabanye urukundo, barwegeranye rubu rw'abagore babo. Ukunda abagore banyu. Bibiliya gase kagaruka abwira umugore ngo nawe agandukira umugabo we. Bibiliya isaba umugore kuganduka, agandukira umugabo. Ariko itegeko dufite ry'abagabo ni ugukunda abagore bacu kuko twikunda. Ngiye nkagaruka uko nikunda niko ngakunda n'umugore wanjye. Nuvuga ngo naho niyo Imana iguhumugisha. None pastor, ko hari abagabo benshi bakunda abadamu babo, nk'igihe nk'ari mu kabari ugasanga ari kuvuga ati umugore wanjye ni mwiza, ariko ngubu ugasanga yagera nko mu rugo ugasanga ibintu byose byarahagaze, ariko mu bandi bantu akagaragaza ko akunda umudamu. Biba bimeze bite? Ni ukuvuga ngo urukundo rwo mu kabari rutandukanye n'urwo urukundo ijambo ry'Imana rivuga. Rwo mu kabare n'urwo mu kabare n'ubwo ushaka kwerekana nka rwa rundi rw'umwami yasuye Rusi na Vashiti. Vashiti yari umugore mwiza, ariko yamusabye ngo kwiyambura akaza mu ruhame rw'abantu akerekana ubwiza bwe, akagaragaza ubwiza bwe. Kuvuga ngo Vashiti yumva yuko atabishobora. Bene magambo, urukundo ukundira umugore hanze y'urugo rwawe
ubwo si urukundo n'ubwo uburyarya buriya ugomba kugaragaza urukundo ukunda umugore wawe mu nzu n'abana bakabibona isi ikabibona satani ikabimenya kandi ukamukunda yarwaye ukamukunda ibintu byapfapfanye umugabo wakundaga umugore we umunsi umwe aterwa umugore haza abashyitsi mu nzu bene abatunguranye basanga ibiryo byageze ku meza bigeze ku meza bazara abantu benshi igikundi umugabo ahita avuga ati karibu muze dusangire noneho umugore satani mwinjiramo ahita abwira umugabo ati ngiye abantu simbashaka uzi icyo umugabo yabwiye umugore yaramubwiye ngo satani nakumenye sinshobora gukubita umugore wanjye ndakuvumbuye neza ndakuzinza amayeri yawe urinjira mu mugore wanjye se ngo mukubite atura ndakumwajije sinshobora ahubwo ahita amwegera avuga ati umugore wanjye ndagukunda ahubwo ni satani ikuvugiyemo nguko uko abagabo bakunda abagore babo ntago babakundira hanze ya systeme y'urugo rwabo babakundira mu rugo rwabo n'umuryango ukabimenya Imana ikabimenya kandi akamukunda muri situation zose uwo mugabo cyangwa se umupapa ufite icyo gitekerezo cyo kunesha Satani akumva ko ibyakozwe byose ari Satani yabikoze bibi turamushimira Imana imuhumugisha ahantu hose uherereye wumva wubahiriza inshingano zawe Imana igushyigikire none pastor nkuriya mu papa uramuka nyine ibyo byose ashobora kubahiriza inshingano z'urugo cyangwa se akaba atazubahiriza none uriya mu papa uba asa nkaho nyine ahagaze hagati y'urukundo kandi atarurimo wamuha iyihe nama buriya navuga yuko araho ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi Zaburi iravuga ngo ijambo ryawe Mana ngo nitabaza rimurikira ibirenge byanjye ukuvuga ngo ijambo ry'Imana kumurikira ibirenge no kumurikira umutima ikintu rero gituma aba bagabo bagomba kwishakamo gukunda abagore babo nuko ari ihame ry'ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo ni ihame ry'ijambo ry'Imana nibabanze bamenye yuko Imana itavuguruzwa ntihinduka nimba yaravuze ngo abagabo bakunde abagore babo ugomba kubyishakamo ndetse rero hari abantu bari mu bajya bakunda gusengera ibyifuzo ugasanga afite ibyifuzo bihwanye n'ibyo abapagani reka mbivuga gutyo byo gusaba amafaranga n'ibindi ubanza usengera urukundo sengera urugo rwawe ujye ku mavi wiyirize ubwire Imana ngo Mana mpa gukunda uwo wampaye kubana nawe akaramata warubizi yuko hagati y'umugabo n'umugore ari nka kujya kwa sudire ijambo ry'Imana ryagusudiriye ku mugore wawe ni ukuvuga ngo mu yandi magambo usabwa kumukunda byanga byakunda rero ni icyifuzo abagabo banone tugomba gusengera Imana abagabo batakigira urukundo rw'abagore babo Satani yarabanyaze yarabambuye kandi yabakuye ikintu cy'igiciro gikomeye cyane reka tubinginge ngo nimusenge Imana yongere bagarure mu rukundo rwanjye rwa mbere Yohana ari kuri Patimo yarandise abwira ngira ngo na itoro ya Laodikiya sinibuka muri aya matora 7 ariko hari ibyo yabwiye ngo icyo nkugayaho ngo nuko warese urukundo rwawe rwa mbere urukundo rwo mu bukumi bwawe mugishaka na mugikundanye nimba wararutaye rero iyo ni intambwe ya mbere yo gusenya urugo rwawe ongera usenge Imana ikugarura urukundo rwawe rwa mbere wumve kuko umugore wawe nta wamusimbura nta wundi mu bagore bo mwisi mubabayeho n'abazaheruka uzasimbura umugore wawe nubona utangiye kugabanya urukundo ko urakunda umugore utari uwawe uzamenye ko Satani yakwijiriye uzaba wasenye Satani zaba yagufasha none pastor none ko abantu benshi bavuga ko ingo zisenyuka bitewe nuko umugabo atandikishije umudamu ku byangombwa bafite cyangwa se ubutaka bafite cyangwa se akantu kose bafatanyije bashaka ese bari abantu koko buriya yaba ariyo mpamvu abantu batandukana cyangwa Umuhoza Divine iryo jambo riransetsa cyane kuko iyo jambo ubaje ikibazo cyiza kandi nzi kuko ari cyo cyamaze ingo za none yego reka ndisome hano muri Malaki kugira ngo ndi gusubize neza Malaki ibice 2:14 haravuga ngo nyamara mukabaza muti impamvu niki impamvu nuko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe
ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe. none pasite kubera iki batabandikisha ku byangombwa bafitanye? Biya byangombwa ni ibya kabiri. Ibyangombwa bya mbere ni ukwandikwa mu ijambo ry'Imana. Yego. Ni ukuvuga ngo mvuganye nawe tukavugana nubwo twaba tutarajya mu mategeko ariko dukishijwe. Yego. Tukavuga ngo turakundanye. Bikatuviramo no kubana. Yego. Ni ukuri rya hame ijambo ry'Imana iraryemera. Iraryemera. Kubera yuko akanwa k'umukirisitu kararema. Yego. Nimba tuvuganye nge nawe turabaririmbye muri korali tukavuga ngo turakundana bikanatuviramo no yenda no kunaryamana. Ryasezerana Imana irihagara niyo yiyiri dusomye. Yego. Imana yabaye umuhamya w'ibyawe n'iby'umukobwa wo mu busore bwawe. Ni ukuvuga ngo rero kujya gusezerana iriya nsanga ari ndi turufu yo kugira ngo batandukane. Kuko iyo basezeranye mu mategeko bibaviramo gutandukana bakagabana imitungo. Biya rero ntago bikura mu ihame ry'ijambo ry'Imana. None pastor ntago rirasezerano ryo ku murenge ntago ryemera. Ndaryemera ririya ni igihamya kugira ngo n'ubuyobozi bwacu nabwo bumenye yuko twasezeranye ni ryiza. Ariko navuze ngo ni irya kabiri. Ni iryunganira iry'ijambo ry'Imana. Irya mbere reka navuga yuko ari nk'amasezerano nk'atatu. Irya mbere ni akanwa kawe na mugenzi wawe. Irya kabiri ni ukujya imbere y'Imana noneho mugashiraho kasha. Irya gatatu ni ukujya mu buyobozi bwacu bukabasezeranya kugira ngo niriya mitungo muyisangire. None pastor turabashimiye rero cyane, Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze kubashyigikira mu mpano mufite, Imana ikomeze kubabera hafi, ibagure amagambo y'ubwenge. Ariko uraza gutanga inama ku badamu basenye ingo bibaturutseho, ubagira inama ko hari ibyo barenze byatumye basenya ingo zabo. Murakoze cyane. Murakoze, natwe turabashimiye. Byukuri nagira inama abagore ba kino gihe ba none, biravuga ngo umugore w'umupfapfa wese ngo asenya urugo rwe. Ariko umunyabwenge ngo akarwubaka. Ukuvuga ngo abagore nibige kugabanya volume y'amagambo yabo. Bamenye kuregera volume kugira ngo bagendane n'abagabo. Abagabo n'abantu bakunda ibintu by'ibyubahiro. Iyo umugore avuze n'umugabo akavuga, ni ukuvuga ngo ni indi ntandaro yo gusenya. Ariko mureke nagira inama abagore ba none mumenye kugabanya amavolume y'amagambo, kandi mumenye yuko mugomba guca bugufi niko ijambo ry'Imana ribasaba. Guca bugufi no kuvuga amagambo make no kwihangana. Hari ijambo ryo kwihanganira abagabo. Imana yaguhaye impano yo kwihanganira umugabo kugira ngo ubake urugo rwawe. Ni ukuvuga ngo ni ukumwihanganira uramihuza uko ateye. Uko ateye niko ugomba kwihanganira kugira ngo urugo rwawe rwubakwe. Kandi cyane cyane wishingikije amagambo y'ijambo ry'Imana. Pastor, ariko aho hantu tuzahagaruka cyane ko ikiganiro cyacu kigenda kigaruka. Aho hantu ndumva bidashoboka ko nk'umuntu wahuye n'umugabo umukubita akamubwira amagambo amukomeretsa. Rega inkoni hari abantu benshi bumva bakubitwa ariko ntibababwira amagambo akomeretsa. Hari nk'umuntu nyine ushaka kukubwira ijambo ukaritekerezaho nk'icyumweru, none nk'ura muntu ushobora kukubwira amagambo akomeye ntagukubite akagukubitisha ijambo. Gerageza kumubwira ijambo kugira ngo yihangane. Kandi arakoze cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugaragaza. Hariho umugore hariya igitarama wihanganiye umugabo imyaka 7 azana indaya bagakura umugabo akamwirukana ku gitanda, akarara muri saro akajyana indaya ebyiri ku gitanda cye. Ariya gitarama n'umuvuga butumwa. Noneho ageze aho wa mugore za ndaya zaza akazishyuriza amazi akajya kuzoza akazuhagira. Yarangiza akajya ku gitanda cye iwe akajya muri saro. Imyaka 7 irashira. Ejo bundi umugabo arakizwa. Ubu niwe muvuga butumwa barafatanyije n'umugabo we. Ni ukuri. Nushaka nzamutumira nze agwico kiga. Yarwaye kanseri. Imana iramubwira ngo kubera ikintu wakoze ngukijije kanseri itavuye mu miti y'abantu. Ubu ni muzima. Nani wacu yari yaje mwivuga butumwa. Ni ukuvuga ngo kwihangana kuviramo gukira kuwo wihanganiye. Ni ukuvuga ngo kwihangana niko dukeneye kwihangana kugira ngo tugere ku by'Imana yavuze ngo hahirwa umuntu wihangana ibimugaragaza. Kuko namara Imana izatwemerera ko twihanganiye ibitugaragaza. Birashoboka ko umugore yakwihangana umugabo agakizwa. Wakwihanganira ibiriya miterere y'umugabo wawe umusengera Imana bikamuviramo gukira.
Imana umugisha. Ubwo abadukurikiye mwese muzareba ikiganiro, muzakanda subscribe, ikiganiro cyacu kirakomeza kugira ngo mujye mukibona neza isaha ku yindi. Bakomeje kumva ko ingo zo gusenyuka, kwihangana twabonye kwihangana ariko gukenewe, ariko kwihangana gufatanyijwe n'ijambo ry'Imana. Amazina ni yayandi, nimero ni telefone 0782566184. Amahoro y'Imana abane namwe. Twatangiye dusenga tudasenze ariko tugiye gusoza dusenga, reka pasiteri adusengera Imana. Ni karibu. Mwami Yesu turagushimiye, murakoze ko kuri Imana yacu. Tugushimiye kuri iki gitondo duhaye cy'umugisha cyo kuganira na bene data, tuganira hejuru y'ingo za none Satani yibasiye, ariko turabizi kuko ingo zacu ari wowe waziduhaye. Reka tukwinginge cyane kugira ngo ijambo ry'Imana rigwire, kuko iyo tugwije ijambo ry'Imana turwanya intambara za Satani. Ndasengera abagabo, ndasengera abagore kugira ngo bongere biyumve mu rukundo rwa mbere kugira ngo ingo zabo zubakwe. Uyu murimo rero ndasengera mwene data Umuhoza Divine wabashije gutegura kino kiganiro kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana umugisha kandi ukomeze kwagura impano ye. Ndagushimiye rero kuri mwanya mwiza tugiye gutandukana, ubane natwe abantu bose uyu munsi ubahire, kandi ijambo ryawe tugiye kumva mu materaniro ribashe kunyura imitima yacu. Ndagushimiye kuko byumvishe tubisenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane.